Impamvu nyakuri abagore, abakobwa bakunda abahungu, abagabo bafite amafaranga, ukuri kutavugwa. Ese urukundo rushingira ku mutima cyangwa amafaranga? Kuki akenshi usanga abakobwa bahitamo umuhungu ufite amafaranga kurusha umukunda by'ukuri? Ese ni ukwikunda, ubuzima bugoye, cyangwa hari indi mpamvu abantu benshi birengagiza? Uyu munsi tugiye kwinjira mu kuri kwihishe inyuma y'iyo ngingo ivugisha benshi kuri ino si. Muri iyi si ya none amafaranga yabaye kimwe mu bintu bikomeye mu buzima bwa buri munsi. Abantu benshi bavuga ko urukundo rwa nyarwo rutagura amafaranga, ariko ibikorwa byinshi bigaragaza ko ibyo bitandukanye. Hari abakobwa bavuga ko bashaka umutekano, ubuzima bwiza bw'ahazaza, kubaho neza, kutavunika, kandi ibyo byose bikorwa n'amafaranga. Hari n'abahungu bavuga ko amafaranga ariyo atuma bagira igitinyiro, icyubahiro, ndetse umubonye wese akifuza kumureba, kugendana nawe ahantu hose, kuko akenshi uzasanga abo bantu batagenda n'amaguru, bakorana ingendo n'abakomeye. Kandi abagore bifuza ibyo byose. Reka tubijye imuzi n'imuzingo. Umutekano w'ubuzima, abakobwa bamwe bashaka umuntu ushobora kubafasha kubaho neza no kwita ku muryango. Ibyo byose bikorwa n'amafaranga. Muri iki gihe abagore bifuza kwamamara cyane kuri izo Instagram, TikTok na YouTube. Byerekana ubuzima bw'akataraboneka buri hanze hano. Ibyo byose bituma bamwe bifuza abakire gusa, bakifuza kubaho neza nk'uko abo bantu babona ku mbuga nkoranyambaga babayeho. Cyangwa se ibyo byose bigaterwa n'ikigare ugenderamo hamwe n'inshuti zawe, cyangwa umuryango wawe ukaba wifuza kuzabaho neza ushakana n'umukire. Kuba ukennye uri umuhungu bikakubuza amahirwe yo kubona umukobwa. Kuki amafaranga atuma umuhungu agaragara nk'ufite confidence n'imbaraga? Ibyo byose ni imbaraga z'amafaranga. Gushyiraho ibitekerezo mu bantu ubabwira ko amafaranga atari meza waba wibeshye cyane. Reka twe kwirengagiza ko amafaranga ubu ngubu ntacyo atagura uretse ubuzima. Ese koko abakobwa bakunda amafaranga cyangwa bakunda ubuzima bwiza amafaranga atanga? Andika igitekerezo cyawe hasi utubwire ngo ibi birashoboka cyangwa se ntibishoboka. Utubwire ukuri kwawe, kuko twe tukubwira ukuri kwacu.